Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Nyota, nanjye ndi umwe mu bo Yesu yagiriye ubuntu. Nishimiye kubana namwe, abambona n'abazambona, aba hafi n'abakure. Nishimiye kuganira namwe. Intumbero yanjye yo kuza ku rubuga nkoranyambaga ni ukwibukiranya iby'ijambo ry'Imana, dukurikije ibihe aho bigeze n'uko iminsi ari mibi, irushaho gukomera, ubuzima bumaze gukomera, abantu twihugiyeho kubera imibereho, dushaka amaramuko ya buri munsi, tutakibona umwanya wo gusoma Bibiliya uko bwije n'uko bukeye, ariko ijambo ry'Imana ntirizabura gukwira cyangwa kwamamara mu buryo bumwe no mu bundi, mu nzira zose zishoboka, uko umwuka azajya ayobora abantu bayo yahamagaye. Nanjye rero ndashaka gusoma ijambo ry'Imana, twibukiranye Bibiliya duhereye mu gitabo cy'ibyahishuwe, tukazagenda tukazageza aho igitabo cy'itangiriro kiri, tugenda buke 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 buke. Igitabo cy'ibyahishuwe impamvu aricyo mpereyeho ni ukubera ko ari igitabo kirwanyijwe na shitani cyane mu buryo bwose, kuko kirimo ubuhanuzi buteye ubwoba, butangiye gusohora. So muri Bibiliya zimwe na zimwe ziri gusohoka ubu ngubu, icyo gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo kiri kugaragara, cyane cyane zino dukoresha mu matelefoni cyangwa se aho tubasha kugera mu mbuga nkoranyambaga. Igitabo cy'ibyahishuwe ntabwo gikunze kuboneka, niyo mpamvu natekereje ngo aricyo duheraho dufatanya gusoma, twibukiranya iby'ijambo ry'Imana, kuko bizadufasha ejo hazaza uko iminsi irushaho gukomera. Ndatangira nsenga rero. Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Uwera wa Isiraheli, uhoraho niryo zina ryawe. Turagushimye muri aka kanya, tugushimiye gukora kwawe n'imbabazi, tugushimira urukundo rwawe rutuma tudashiraho. Nsabye amaraso yawe kutweza no kudutunganya, ko turi abantu. Nsabye kugirirwa neza nawe. Reka ubwami bwawe buze, ntaba ari twe, kugira ngo uterane natwe. Abazumva ijambo ryawe rizagira icyo ribamarira mu izina rya Yesu. Abatabashije gusoma Bibiliya kubw'impamvu zitandukanye, abari mu nzira bagenda bashobora kuzahura n'iri jambo, rizagire icyo ribafasha. Nsabye rero umwuka wera muyobozi, nsabye amaraso Yesu kugira ngo adushyigikira tube muri byose. Urakoze kuri mwiza, tuguhaye ikaze na karibu, tuyobore muri iri jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndahera mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice cya mbere. Ibyahishuwe Yohana, igice cya mbere. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri byo, kuko igihe kiri bugufi. Ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Asiya. Jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka, n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, amen. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen.
ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho, yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Yesu abonekera Yohana ari Patimo. Yewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo, nari ku kirwa cy'Ipatimo bampura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamu, ni Tuwatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryo ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera, kandi nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma, n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Igice cya 2. Urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero rye muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Urwandiko rwandikiwe ab'i Simuruna. Wandikire marayika w'itorero ry'i Simuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga amagambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nk'uko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Amen. Urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamu. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti,
ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Aravuga aya magambo ati, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye, ntiwihakane ukunyizera, ndetse no mu minsi y'Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Urwandiko rw'abituwatira. Wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe yari ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukunda urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezane amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituwatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ari bwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mpera, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Amen. Turakomeza ku gice cya 3. Urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya.
wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntibihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryanjye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitazagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru ukuri. Tugeze ku gice cya 4. Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti zamuka uzaho nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simarigido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba,
kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza ni imyuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti, uwera, uwera, uwera niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Iyo ibyo bizima bihaye iyicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, bakuru 24 bikubita imbere y'iyicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye ibyo, ari wowe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Igice cya 5. Umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, mbona marayika, uwo ni umurongo wa 2. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo munsi cyangwa w'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri bakuru arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko bararirimba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, abacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu
kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe, kuko nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'uby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amena. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Amen. Igice cya 6. Ibimenyetso bya mbere bitandatu. Ibimenyetso bya mbere bitandatu bimenwa. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanyije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Umwami w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri. Numva ikizima cya kabiri kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farasi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi, ngo bicane, kandi ahabwa n'inkota ndende. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatatu. Numva ikizima cya gatatu kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarasi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 5 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarasi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, bataka n'ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abo muri iyi si, uhorere amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugezaho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6. Habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboneshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi
uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abantu bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Igice cya 7. Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabazwa isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Rubeni n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Gadi n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Asheri n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Nafutali n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Manase n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Simiyoni n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Lewi n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Isakari n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Zebuluni n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Yosefu n'inzovu 2,000. Abo mu muryango wa Benyamini n'inzovu 2,000. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Umwe muri bo bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akawuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Amena. Uwiteka atugirire neza.